Umva, umunsi umwe ubwo twari turi mu ishuri hamwe n'abandi banyeshuri, icyo gihe nigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye, mwarimu wa fizike yarinjiye atanga ikibazo, nuko aratubwira ati iki kibazo hari inzira nyinshi zishobora kwifashishwa uri kugikora, kandi mwese mugera ku gisubizo cya nyacyo. Umva, ushobora gukoresha uburyo bumwe cyangwa se undi agakoresha ubundi bikarangira muhuriye ku gisubizo kimwe. Aratubwira ati ni nk'uko wavuga ko inzira zose zigera i Roma. Aha benshi twaravuze tuti si aho dukuye. Ku bantu bize imibare murabizi neza yuko hari n'igihe ushobora gutekereza igisubizo mu mutwe ariko ntiwerekane aho cyaturutse. Gusa iyo umaze kumenya ko inzira zose zigera i Roma, si ngombwa kubyerekana cyane. Kumva ngeze muri kaminuza nagiye kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Aha naho bakubwiraga yuko uburyo bwose wakoresha birangira ibintu byose bikunze. Umva, ushobora gukodinga cyangwa se gukora porogaramu nifashishije rangaje zigiye zitandukanye. Hari ushobora guhitamo rangaje undi agahitamo indi rangaje, ariko bikarangira mwese mukoze porogaramu zimwe, inzira zose zigera i Roma. Umva se, tekereza isi ya kera, isi itarimo interinete, isi itarimo imodoka, isi itagira indege. Gusa hari ikintu kimwe cyari gikomeye cyane. Icyo kintu ushobora kuba urimo ugitekereza nk'uko nawe niba ubitekereza, ni imihanda. Imihanda yubatswe neza ihuza ibice byose by'ubwami bunini cyane ku isi. Ubwo bwami bwitwaga Roman Empire, kandi hagati y'iyo mihanda yose hariho umujyi umwe wari umutima wa byose, ari wo Roma. Aho niho havuye imvugo izwi cyane kugeza n'uyu munsi, inzira zose zigera i Roma. Ariko se iyi mvugo yavutse ite? Ese ni ukuri cyangwa ni umugani gusa? Kandi se uyu munsi idufasha iki mu buzima bwacu? Njye ndi Patrick kuri Niyo Art TV, aho tugiye kurebera hamwe inkomoko y'imvugo igira iti inzira zose zigera i Roma. Umva, nkurikira. Ubwami bwa Roman Empire bwari bumwe mu bwami bukomeye cyane mu mateka y'isi. Bwategetse ibice byinshi by'Uburayi, Aziya ndetse na Afurika. Ariko kugira ngo bugume bukomeye hari ikintu cyari ingenzi cyane: gutwara abantu, ubutumwa n'ingabo vuba kandi neza. Niho havuye igitekerezo cyo kubaka imihanda ikomeye cyane. Imihanda yubatswe mu buryo buhanitse ku buryo n'uyu munsi imwe iracyakoreshwa. Ibi rero ntabwo wabyumva neza, ntiwabyumva utabanje kumenya imihanda yari iri mu bwami bw'Abaroma. Aha, reka tubanze turebere hamwe muri iyo mihanda. Umuhanda wa mbere cyangwa se inzira ya mbere yari izwi cyane yari Via Appia cyangwa se Appian Way. Iyi niyo mihanda izwi cyane kurusha iyindi, yubatswe mu mwaka wa 312 mbere ya Yesu Kristo. Yavaga i Roma igana mu majyepfo y'Ubutaliyani. Yitwaga umwamikazi w'imihanda yose kubera ko urabyumva, niyo nzira yabayeho mbere. Inzira ya kabiri cyangwa se umuhanda wa kabiri nyabagendwa twavuga ni umuhanda witwaga Via Flaminia. Yavaga i Roma igana mu majyaruguru, yahuzaga Roma n'uturere two mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Yari ingenzi mu bucuruzi no mu gutwara ingabo. Ushobora kuba nakomeje kuvuga ibintu by'inzira ariko utabisobanukiwe. Reka nguhe urugero. Mu Rwanda tuzi inzira zigiye zitandukanye, nk'uko navuga inzira cyangwa se umuhanda wa Huye-Kigali ni umuhanda uzwi cyane. Nimbivuga gutya rero nabyo ubashe kubisobanukirwa. Inzira ya gatatu yari Via Aurelia, yagendaga ikurikira inkombe y'inyanja. Yahuzaga Roma n'ibice byo ku nyanja ya Mediterane. Yafashaga cyane mu bucuruzi bwo mu mazi. Inzira ya kane yakoreshwaga cyangwa umuhanda wa kane wari Via Cassia. Indi mihanda ijya mu majyaruguru yakoreshwaga cyane n'abagenzi n'abacuruzi. Yari inzira y'ingenzi igana mu mijyi mito mito. Inzira ya gatanu yari Via Egnatia. Iyi ntiyari mu Butaliyani gusa, yari iri ahantu henshi.
yahuzaga ibice byo mu burasirazuba cyangwa se ibyo bita Barikana, yafashaga kugera mu Burayi bwo hagati no muri Aziya nto. Inzira ya gatandatu yari Via Latina, imwe mu mihanda ya kera cyane yakoreshwaga mbere na mbere y'uko Apia yubakwa. Yajyaga mu majyepfo ya Roma cyangwa se i Roma mu Butaliyani. Iyi mihanda yose yahuriraga i Roma. Abaroma bubatse imihanda irenga ibihumbi n'ibihumbi by'ibirometero ihuza imijyi yose ikomeye n'uturere twose tw'ubwami. Umva, iyo wacaga mu muhanda umwe uko biri kose byarangiraga wisanze i Roma. Iyo wacaga muri Via Latina cyangwa se ugaca muri Via Cassia cyangwa se ugaca muri Via Flaminia, byarangiraga wisanze i Roma. Ahangaha ni naho havuye imvugo igira iti inzira zose zigera i Roma. Umva se, uretse kugenda hari n'indi mpamvu tutarabona, kuko ahangaha turebeye hamwe imihanda ariko haracyari izindi mpamvu. Mu by'ukuri imihanda myinshi yubatswe n'Abaroma yaganishaga ku murwa mukuru wa Roma. Ese ubundi ni ukubera iki? Impamvu ya mbere, Roma yari icyicaro cy'ubutegetsi. Ikindi kandi ikigo cy'ubucuruzi gikomeye cyabaga mu mujyi wa Roma. Nushaka kuvuga ko cyari n'icyicaro gikuru cy'ubucuruzi. Roma kandi yari umutima w'ubuzima bwose bw'ubwami. Hari n'ahantu hihariye hitwaga Millennium Aurelium cyangwa se Golden Milestone, aho bapimiraga intera zose ziva cyangwa ziganisha i Roma. Bivuze ko niba uri ahantu hose mu bwami, intera yawe yagereranywaga n'uko uri kure cyangwa hafi ya Roma. Umva, reka nguhe urugero kugira ngo ubyumve. Dufate nk'urugero aka gace bise Golden Milestone, reka tugafate nka Kigali. Kubera ko nta tekinoloji yari ihambaye cyangwa se ubundi buryo bwo kubara ibirometero cyangwa se metero uvuye ahantu umuntu ari, kugira ngo babare rero intera yabaga iri hagati y'umuntu n'ahantu ari, babaraga bifatishije iyi ngiyi Golden Milestone. Iri ngiri ryari ibuye rya zahabu, mu rurimi rwabo bayitaga Millennium Aurelium. Ahangaha iyo wabaga uri ahantu, nimba iryo buye twavuze ko riri mu mujyi wa Kigali wowe ukaba uri i Muhanga, bavugaga yuko ahantu uri ari ibirometero 5 uvuye i Muhanga. Iyo bavuga ko uvuye i Muhanga, byumvikanaga neza yuko ari Muhanga Kigali. Urundi rugero washoboraga kuba uri mu karere ka Nyamagabe, bakavuga uti uvuye i Nyamagabe ni ibirometero 30. Icyo gihe byahitaga byumvikana yuko ni uvuye i Nyamagabe ujya i Kigali. Ahari iryo buye ry'ifatizo cyangwa se ibuye bapimiraho. Ubwo rero iyo Golden Milestone nayo yakoreshwaga muri ubwo buryo, ni nako yakoreshwaga. Bapimaga intera iri hagati y'uwo muntu ndetse n'iryo buye aho waba uri hose. Ngira ngo ahangaha byumvikanye. Yashyizweho n'umwami wa Roma witwaga Augustus ahagana mu mwaka wa 20 mbere ya Yesu Kristo. Ese ubundi Milestone yari iherereye hehe? Iyo stone cyangwa se iryo buye ryari ahitwa Roman Forum cyangwa se Forum Romanum, ni ukuvuga hagati mu mujyi wa Roma. Iyi Forum Romanum yari isoko rikuru ry'ubucuruzi, aho abayobozi bafatiraga ibyemezo, ndetse yari umutima w'ubuzima bwose bwa Roma. Ni ukuvuga ko yari senta cyangwa satire y'ubwami bwose. Ni ukuvuga ko iri buye ryari riteretse neza hagati mu mujyi wa Roma. Kubera iki se ubundi aho ngaho ariho bahisemo gushyira iryo buye? Hari impamvu zikomeye cyane. Dore impamvu ya mbere, kuba ari santere ya Roma cyangwa se ari hagati mu mujyi wa Roma. Iri buye ryifashishwaga mu gupima barishyize mu mujyi rwagati wa Roma, kubera ko Forum Romanum niho ubuzima bwose bwibandaga. Gushyiraho Millennium Aurelium aho byasobanuraga ko Roma ariyo santere y'isi yabo. Umva impamvu ya kabiri bagendeyeho, ibuye bifashisha mu gupima mu mujyi cyangwa se muri santere hagati aho bise muri Forum. Impamvu ya kabiri ni uko gupima intera zose z'imihanda
bashaka gupima intera z'imihanda. Intera y'imihanda yose y'ubwami bwa Romani Empire zapimirwaga zivuye kuri iryo buye. Ni ukuvuga ko niba uri kure ya Roma bapimaga intera yawe uhereye kuri iryo buye. Indi mpamvu imihanda yose yafatwaga nk'aho itangirira cyangwa igana kuri iryo buye. Indi mpamvu ya gatatu bahisemo aho hantu bashyize iryo buye byari ukwamamaza ububasha bwa Roma. Byari mu buryo bwo kwerekana ko Roma ari yo mutima, cyangwa se umujyi wa Roma ari umutima w'ubutegetsi n'ububasha. Ni nk'aho bavuga bati ahantu hose mu bwami hafitanye isano natwe. Nimba se uri mu bundi bwami runaka ukavuga uti ni ibirometero ibi n'ibi byanze bikunze, iyo ngingo y'i Roma ntiyari kubura koza. Yewe hari n'aho bavuga mu bintu bijyanye n'imikino imvugo yazanywe n'akazungu keva ngo ni ingingo yizanye. Kuri iyi shuro muri bino bihe ntabwo Romani Empire yabonaga koza mu byo ari kuvuga byose, mu bucuruzi, mu butegetsi ndetse no mu ntera. Byanze bikunze Roma warayivugaga. Reka noneho turebere hamwe neza by'umwihariko isoko y'imvugo inzira zose zigera i Roma. Nubwo atari yo yonyine yabiteye, iri buye ryashyigikiye cyane igitekerezo cy'uko imihanda yose ifite aho ihurira n'i Roma. Nubwo bitavugwa ko imihanda yose yanyuraga kuri iryo buye, mu buryo bw'ukuri mu mitekerereze n'imiyoborere Roma yafatwaga nk'aho ariyo zero point, cyangwa se santere y'ibintu byose. Niyo haturutse igitekerezo cy'uko niyo wanyura he hose amaherezo wagera i Roma. Uko imyaka yagiye ishira, iyo mvugo ntiyakomeje gufatwa nk'ukuri gusa mu buryo bw'imihanda, ahubwo yahindutse umugani w'ubuzima bwa buri munsi. Abantu batangiye kuyikoresha bashaka kuvuga ko hari inzira nyinshi zitandukanye zishobora kugera ku ntego imwe. Umva urugero: umuntu ashobora kwiga mu ishuri, undi akigira kuri interinete, undi akigira mu buzima busanzwe, ariko bose bashobora kugera ku ntsinzi. Nibwo bavuga bati inzira zose zigera i Roma. Uburyo bwose wakoresha, ushobora gukoresha rimwe, wowe ugakoresha kabiri, uwo agakoresha gatatu. Byanze bikunze duhurira ku gisubizo kimwe: inzira zose zigera i Roma. Inzira yose wanyuramo birangira wisanze i Roma. Uyu munsi iyo mvugo iracyafite agaciro gakomeye cyane. Itwigisha ibintu byinshi: kutagereranya inzira z'abantu, kwemera ko buri muntu agira uburyo bwe bwo gutsinda, kudacika intege igihe inzira yahisemo itandukanye n'iy'abandi. Mu buzima bwawe ushobora kuba udakurikiye inzira isanzwe, ariko ibyo ntibivuze ko utazagera ku ntego yawe. Icy'ingenzi si inzira unyuramo, icy'ingenzi ni aho ugana. Umva, icy'ingenzi ntabwo ari inzira unyuramo, icy'ingenzi ni aho ugana. Witerwa intege nkeya cyangwa se ngo ucike intege kubera ko inzira wahisemo kunyuramo nta wundi muntu wayinyuzemo, kuko ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Inzira zose zigera i Roma. Dushingiye ku mateka y'ubwami bwa Romani Empire, twabonye ko imvugo inzira zose zigera i Roma atari amagambo gusa, ni inyigisho ikomeye y'ubuzima. Uyu munsi aho waba uri hose, uko waba utangiye kose, ntutinye inzira yawe, kuko amaherezo nawe ushobora kugira i Roma, Roma yawe. Umva, niba wakunze iki kiganiro ntiwibagirwe gukora like, subscribe kuri Niyo Art TV, unasangiza abandi. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gikomeye kurushaho.